ntabyo pe nkwiye kubanza gutekereza ku mukobwa cyangwa ku mugore tuzabana kuruta gufata umwanya wo kwiruka mu bahanuzi no kubabaza ngo ntimwandangira umukobwa tuzabana. Umukobwa tuzabana ntabwo azaba rekomandasiyo y'abandi bantu ngo banamumenye ubwiza bwe n'imico ye kurusha wowe umushaka. Nkwiye gutera intambwe muri karitsiye ntuyemo nkareba n'amaso yanjye y'umubiri apana y'umwuka, nkabanza nkareba ko anateye neza uko nshaka. Nshobora kuba nkunda umukobwa. Rero ntitukishimira amakuba y'abandi. Wowe hari abo ndimo mbona bishimiye inkuru zisenyuka ry'urugo rwa runaka, abandi buririye ku rupfu rwa Chaine binjirira urugo rwe baruvuga ibidahari n'ibyahe bazana inkuru zidahari. Reka mbabwize ukuri mw'abantu mwe, bantu mwinjirira mu miryango mugasenya ingo z'abandi mugashaka kuzanamo amakimbirane, muzabona ishyano. Reka mbibabwire, twatangiye tuvuga kuri bagenzi bacu yego bashyizwe mu majwi yo gusenya urugo rwa Vitari, ariko se mbere yo kurusenya ubundi wowe uri umwanaliste ndabizi, urumva noneho uri n'umusore. Ese koko abantu runaka ukurikije ruriya rugo turuzanemo, kuko byabaye ngombwa ko dukubitana n'iki kintu, gusenyuka kwarwo ubona bifite aho bihuriye n'irirambagizwa, ubona bifite aho bihuriye n'iri senyuka ry'aba bantu bagiye bashyira mu majwi b'abanyamakuru bagenzi bacu? Reka nkubwire rero, nkubwire ikintu. Reka tubasuhuze cyane inshuti mudurimo kudukurikira kuri Evangélisez le Monde TV. Turi hano kugira ngo twevangelize tout le monde. Dukorera hano Kigali, Remera n'abari Burayi, dufite n'ubundi aho dukorera mu Bufaransa mu gihe Strasbourg. Ngewe ni Bikem cyangwa se Bikem wa Yesu. Twagarutse rero mu biganiro byacu bitandukanye byo gucukumbura, byo gusesengura, ibiganiro byo kwigisha nk'uko mubizi ko ari wo murongo dukunda kuba turimo. Ndi kumwe n'umuntu hano sinzi aho yari yaranyobeye muri iyi minsi, niba azutse niba bimeze ute, yarakumbuye cyane rwose. Ni umuntu w'umumaro cyane, ni umuntu w'ingenzi, ni umuntu Imana asizemo ubwenge bwinshi n'ubutunzi bwinshi kugira ngo abusangize abatuye isi. Mwarabibonye mu biganiro bitandukanye byo kubaka umuryango, mu kiganiro twise ngo urugo harya umuryango n'isi ya none. Ni ikiganiro mwagiye mukomanta, narabibonye mukagikunda, nawe mukabimubwira, wenda hari n'abamusanze ni bogise araza kubyivugira. Mwese rero Imana ibahe umugisha cyane. Uraho mubyeyi? Uraho neza Bikem? Mumeze ute ababyeyi bacu? Tumeze neza, turashimira Imana. Uracyasa neza nka mbere? Yego ndacyasa neza. Ndabasuhuje mwese nguhereyeho. Yego. Hari ubwo bavuga ngo nk'umusangwa mukuru cyangwa nka nyirurugo mukuru. Ni nyirurugo. Yego, murakoze cyane ko ari nyirurugo na serugo twese turahari. Yego, turabasuhuje mwese mujya mudukurikira, ntabwo muhema kutwereka ko mubana natwe. Ni mama Queen n'ubundi. Imana y'amahoro nigumye ibahe umugisha. Twishimiye kongera kubana namwe mu biganiro byacu mukunda bya buri munsi. Ni muri cya kiganiro cyacu n'ubundi umuryango n'isi ya none. Ya, ni mu kiganiro cy'umuryango n'isi ya none, nicyo kiganiro kigiye kuba, icyo kiganiro giye gukomeza gukorwa. Ngira ngo twari tumaze gukora episode banza ari 2 nimba atari 3 z'ikiganiro. Ya, rero banza wibwira abantu neza aho uvuye. Yego, dore bari barakubuze, wari uri? Ya, murakoze cyane. Bari bamaze iminsi mike, ntago ari myinshi, nawe ntugakabye udatuma bagira ngo nari se umuntu abantu bakunda niyo bamubura icyumweru cyangwa iminsi 3 burya bari myinshi. Nuko nyine niko bijya bigenda muri iyi minsi. Umuntu agira utuntu twinshi tumuhuza, ariko narwayeho. Yego, wararwaye? Yego, nararwaye. Icyumweru gitambutse niyo mpamvu batambonye, ariko nagarutse. Hari Imana yakoze, barabona yuko hari Imana yakoze ku buzima bwanjye. Naje rero mu kiganiro cyacu dukunda. Uri muzima se wakize? Nukuri ndi muzima. Nta gahunda ufite yo kuza kurwarira muri iki kiganiro? Oya, ubu mbese birakora neza. Ibintu byose ni salama, bimeze neza, nta kibazo. Iyo mba ntameze neza ntago nari kuba ndi imbere ya kamera, kuko abakunzi bacu ntago turabo kubaha ibintu turwaye, ahubwo tugomba kubabwira ibintu turi bazima tumeze neza, ibintu dufitiye gihamya, ibintu
twiyumvamo natwe ubwacu kandi roho nzima iba mu mubiri muzima hari muzima rero na roho ntabwo yabimeze neza birumvikana cyane mama Kuri niyo mpamvu yari yarabuze yararwaye murabona ko n'uturo twagabanitseho gakeya nsanzwe n'ubundi ntagira byinshi kuri tumwe duke wari ufite twaragabanutse reka nsabe umuntu udukurikiye ari kureba kino kiganiro yereka mama Kuri urukundo amugurira imbuto ndumva ngusabiye imbuto mw'iki kiganiro ndazakiriye mu izina rya Yesu umuntu rero ufite iyerekwa ritambutse ndavuga iyerekwa ry'urukundo ryo kukwereka urukundo rwose ngusabiye imbuto tugitangira kino kiganiro ushobora kuzisaba abazima babona nta kiyongera bakabona baruhiye ubusa ariko ugomba kwiyeranja nyine nibaguha imbuto nawe ibiro bikiyongera tuzabireba ubutaha tuzabireba buri butaha ningaruka ugasanga nta kiyongereye uzamenya ko ntazo nabonye ntazo wabonye ubwo rero nubona ntazo nabonye zibona abantu ba Evangélisez le Monde TV berekana urukundo cyane ndabashimiye ikiganiro umuryango n'isi ya none nicyo kiganiro twinjiyemo ni mama Kuri ujye ugikora ariko uyu munsi byabaye ngombwa ko dutangirana iki kiganiro cyangwa se tugifatikanya wenda nubwo tutaza kugisozanya kwari kugira ngo nongere mu yindi kaze cyashya wagira ngo ntera akanyabugabo kwari no kuverifiya kuko niba warakize tajya kuri kamera wenyine bikagorana oya nukuri ntabwo ntitira ntabwo ndwayisusumira imeze neza none mama Queen ikiganiro umuryango n'isi ya none uyu munsi twitega iki uyu munsi ko noneho mu by'imiryango mbona ko iyi mihanda mugani mbona mu miryango hari ibintu byinshi cyane kuri social media umuryango wa Pastor Theogene uracyari umuryango urupfu rwe rwarabaye abantu barababara bavuga byinshi ariko n'ubundi nyuma y'urupfu wajyaga inkuru nibwo zigiye zizatangira imiryango yahagurutse ahubwo wasanga nawe uri buzemo nje nta mugore mfite ariko ushobora kuba uri mu nzira ushobora kuba uri mu nzira wihangane hano uko wategetswe reka mpanura uko nategetswe kubera ko ndabona ndi wowe ndi buherewe hano uko wategetswe urumva nyine aho niho nari refereye bivugwa nyuma y'urupfu rwa Pastor Theogene byose ni umuryango birakureba hari n'icyo wabivuzeho noneho haje urugo rwa Vitar n'umunyamakuru w'Impemburo TV ibyo byose ni ibintu turi kuvuga bihari si ibyo turi gushyira mu kiganiro ari bishya ni reference gusenyuka k'urugo rwa Vitar abantu baravuga ibintu byinshi bitandukanye barashyira mu majwi abanyamakuru batandukanye barataka Plaisir wazaburica ati niwe urusenye byakomeye amasosho media yahagurutse abasesenguzi bari gusesengura abanditsi batoruye amakaramu barandika ni Vitar na Plaisir ubu nibo bagezweho ibyo byose ni ibintu biri mu kiganiro n'ubundi mu muryango n'isi ya none nk'umuntu bifite mu nshingano nka mama Queen gukora icyo kiganiro nk'umuntu wubatse urugo harya umazemo imyaka ingahe ngenda umazemo imyaka 13 nyamara gahanga urakomeye n'ukuri ndayijyanye nyamara 13 nyamara harimo ishimwe Imana iyo ubona ibi noneho nk'umuntu wubatse nge numva ubwoba bunyishe ishimwe wumva kije mba numva ubwoba bunyishe nkareba hari abo zisenyuka zimaze umwaka wose Vitar we ibyo bavuga ibyo bivugwa nuko ngo umugore yagiye buriya nta n'umwaka warushize bamaze amezi 6 ni make cyane hari n'abo zimara amezi 2 hari n'abo zisenyuka uwo munsi hari n'abatarugeramo umva kuri imihanda wa mugani wanyu hano hariho ibintu bitandukanye mu miryango harimo ibintu biteye ubwoba akaba ariyo mpamvu uyu munsi nifuza ko tuvugana ari nayo mpamvu ngira ngo muri iri tangira ryanjye nawe nubwo uri bunsigemo ariko banze ngira ikintu tuganiraho nk'umuntu w'umusore nk'umuntu ureba ibintu birimo bikorwa hano hanze birimo biba mu miryango nkubaza ngo ni ibihe byiringiro ufite yuko we ruzaguhira ni ibihe byiringiro ufite uri mujyana muri inzira ko ndeba ari yushyira werekeza kuko ikiganiro cy'uyu munsi ngewe ndi bwibandeho ni uburyo bw'imirambagirize cyangwa se bw'uburyo umuntu guhitamo umuntu muzabana ubundi umuntu ushingira kuki cyangwa n'icyo ukurikiza ubyitwara mute kuko akenshi ntanitaye no kuri ibi bivugwa ntanirefere cyane no kuri ibi biri hanze ubundi mbere y'uko ujya mu rugo ugendera kuki kugira ngo uhitemo uwo muzabana kuko nkurikije ibintu nsigaye mbona abantu bafite ibintu byinshi bagenda bakurikiza ariko wowe nka Bikem ngira kubaza mbese wowe nkawe twicaranye ese nkanjye mama Queen mu myaka yanjye yo hambere rega twe tuvuga mu yo hambere mu myaka yo hambere twakurikizaga iki uyu munsi barimo gukurikiza iki ko ndebe ngo
uzi gusenya nta n'umwana nta n'indi ujyanye ni ibintu bikomeye kandi bigoye kubyumva binababaje cyane. Amatorero arimo kubigenderamo, abapasiteri birirwa basezeranya izo ngo bafite ibibazo, umupasiteri aribaza ati mbese akumva gusezeranya umuntu ejo akumva ngo yasenye, ukumva ni ikibazo, bafite ipfunwe ryinshi ry'uko abantu barimo kubakorera ibintu bitari byiza. Ese Bike nkawe wowe urabyumva ute muri iyi mihanda urimo kujyanamo iki? Iyo tuje kuri kamera gutya kuvuga ku bintu nk'ibitumansiona n'amazina y'abantu tubanze twiyegisikize, ntabwo ari uburyo bwo gushyushya inkuru y'umuturanyi wacu, ntabwo ari uburyo bwo gushyushya inkuru y'umuturanyi wacu, ahubwo ni ugushakiramo hafi igisubizo, ni ugushakiramo hafi igisubizo, kuko ibi bintu ntabwo twifuzaga kubivugaho, ntitwifuzaga ko biza no kuri social media, uri kumva nuko nyine dukubitana nabyo tutabikwepa nk'abanyamakuru bavuga ko bakora itangazamakuru rya gospel rya gikristo, kandi aba bantu bakaba bahereye mu gice cya gospel. Hari ikintu mbona ngo Uwiteka yaba atari urinze umudugudu, abarinzi b'umudugudu ngo babira amaso. Bibiliya ni igitabo cy'ubuhanga cyanditsemo ibintu byinshi bitandukanye, kandi yagerageje kuvuga ku bice byose by'ubuzima bw'umuntu. Bibiliya uyisanga muri economic aspect, politic aspect, religious, social life, nta kintu na kimwe Bibiliya itagiye bansiyona. ngo urugo n'amatungo, umuntu abihabwa n'ababyeyi, ariko bigeze ku cy'umugore, yes, mwiza, hariho n'ababi, yego na Bibiliya irabizi, yes, Bibiliya kumansiyona umugore mwiza irabizi, ngo umuntu amuhabwa n'Imana. Wenda hose nakwinjira mu bwo busesenguze, simfite ubwo butware bwo kujya kudescribinga umugore mwiza ninde. Ibyo ngibyo bizwi na mama Queen, niwe uza kuza kudufasha. Ariko twinjiye muri icyo kintu uvuze cya fiançaye, ntabwo umuntu ashobora kuramo udutekerezo da. Oya, ntabwo watubura kuko ibyo ari byo byose ntabwo urabura gutera icyumvirizo ngo wumve uko bizi rwose. Ntabwo umuntu ashobora kuraho ibitekerezo. Ngaho tubwira icyo tekereza. Buriya ukuntu ntekereza nge kuri fiançaye, Imana ntishobora kuguha urugo utigeze urema rutarabaho, utiremeye. Sibyo? Yego. Nkeka ko Imana biva nk'umusore uterita, yego, urumva? Kuko tuganira iyo umubyeyi wubatse, yego, uganira n'umujene uri mu nzira zo kubaka, yego, urugo nzubaka, urugo nge nzubaka, njye utarubaka, yego, mfite igishushanyo mbonera cyarwo, yego. Mbese ubukora nk'ukora, hasigaye kujya muri nuza muri Siberi Cafe bambwa mu nyemprimire print for me this copy, mu nyemprimire bino bintu mfite nka soft. Niba mfite igishushanyo mbonera cy'urugo rwanjye, nkwiye kugira icyo nkora kuri ibyo bintu ntarakandagiza inzozi mu rugo, ikirenge cya mbere mu rugo, ariko z'ubwenge, sibyo? Nkwiye kugira icyo nkora kuri ibyo bintu, kuko umugore tuzabana, niba nshaka ko tuzubaka paradizo mu rugo rwacu, ntambere umupatina wo kubaka icyo kintu, ntabwo bizakunda. Ndi kuvuga ibintu nk'umusore kuko wambajije ikibazo cyiza kandi namaze kucyumva. Umugore tuzabana, ninshaka ko twubaka paradizo iwacu, nkagira amahirwe icyifuzo n'igitekerezo cyanjye kiri under her consideration, bizakunda. Cyakora ari akantu kamwe ngiye kuvugira kuri kamera. Nashaka ko twubaka Gihenomi iwacu, nzamureka yubake wenyine. Uzamureka yubake wenyine. Iki cyumvikanye, kuko si cyo wowe muri plan yawe ufite. Uri kucyumva? Ariko ndacyumva cyane,
ndacyumva. nashaka ko twubaka gihenomu Uzamureka yubake wenyine. gusa ibyago byo kuyubaka wenyine nuko ashaka kuyubaka wenyine ariko tukayibanamo. niko kantu gateye agahinda, sibyo? ariyo mpamvu ibintu by'urugo nibanga Imana yasigaranye ngo abari yonyine itanga uwo mugisha wo kuguha urugo rwiza pe. icyifuzo cyo kubaka urugo rwiza cyaturutse ku Mana, n'icyifuzo cyo kugira ngo abantu basenyuke urugo rube rubi ni icyifuzo cya Satani, kuko Imana si cyo kintu yari igambiriye. Yaravuze ngo ndakuremera umufasha ugukwiriye. kantu ko gukwira rero, ko gufata inkweto ukayishyira mu kirenge ukumvira amacinze, ukishyura umucuruzi ngo iyi nkweto ndumva it's my size, sibyo? n'akantu ko guforusa inkweto ikakurya ukayangana ngo nuko wakunze ibara ryayo. ako kantu abantu mwubatse mwari mukwiye kukumva kurusha Bikem. turakumva cyane. cyangwa ugashyiramo ibipapuro imbere kwigiza inyuma kugira ngo ikundi gukwire kandi kujabuka. Yego, ni iki nshaka kuvuga hano rero, wa mubyeyi we twicaranye, nkurekere ikibuga cyawe nigendere, narinje kugufasha kwako ka fiansaye. Yego. hari igihe winjira mu rukundo rurimo ikibazo. Yego. ubireba nyine ko rurimo ikibazo, ukatangirana n'amaso yawe nyine akabikwereka, bakabiguhishurira n'abajyanama bakavuga ati please you are forcing impossible things, you are forcing impossible love. Why? noneho kubera ngo amatwi ari mu rupfu rubi ngo ntabwo ajya yumva, wowe ugakomeza ugafosinga, umenye ko ngo akaburiye mu isiza kataboneka. ndamutse akamvugisha kandi shawa umugore uramenesha amabanga muri iki kiganiro n'icyo kibazo. Ihangane, uri gutuma mvuga ibintu ndasanzwe mvuga, ndi kuganira ku gice cy'ubuzima ndasanzwe nganira. Mbikoreye muri iki kiganiro cyawe gusa, ariko kuko numva bishobora kugira abo bifasha nyine ndabivuga. Bivuge. ndamutse ndi gutereta umukobwa ni njyewe, kandi si hame ko ibintu ndi kuvuga abasore bose babyapurika nk'amahame y'ubuzima bwabo. It's my own principles. They are my own principles. Ndi uri kwivuga nyine. Niwe wivuga. ndamutse ndi gutereta umukobwa ku byiyumviro byanjye, nta mugambi w'Imana birimo windi cyangwa birimo ntabizi, hasigaye icyumweru kimwe ngo dukore ubukwe gusa, nkabona ikimenyetso gishimangira ko umugore nari ngiye kurongora atari uwanjye, nabusenya. Wabusenya? Yego. aho ndagushyigikiye kandi no kuri ibyo ndabivuze nka Bikem. iyo projet nayisenya. Yewe ndetse habura n'iminsi ibiri, nkagira iyo chance gusa yo gushirirwa icyo kintu, njyewe nabisenya. ibyo bintu mfite, ibyo bintu mvuze, mbifiteho n'aka experience gato, ariko ndashaka gusharinga abantu none muri iki kiganiro. nzagasharinga abantu igihe nikigera. reka nkubwire, ingo nyinshi cyane kamvuga muri domaine mperereyemo, tuzibona zasenyutse tukagira ngo zisenyutse ako kanya, kumbi zasenyutse igihe umukobwa n'umusore bari bicanye muri hoteli bari guhana isezerano ry'urukundo, ndetse umwe muri bo yanahavuye muri icyo kiganiro aforuse umutima gukunda umuntu ngo ariko abibona ko harimo ikibazo. ingo nyinshi ntabwo zisenyuka ari uko tubimenye, ziba zarasenyutse kera. social media ikadufasha kumenyekanisha ayo makuru y'ibyabereye mu isi itagaragara, yaje mu bigaragara. ingo nyinshi rero, mbivugiye muri domaine ndimo y'ubusore, hari amakosa akorerwa muri fiansaye, ashobora kukwereka ko urugo rwawe nta ruhari, ariko ugafarusa ukarujya mu ukagenda. Imana itabara abantu baguye muri iyo mitego. ariko urugo nzubaka n'injye uri kwivuga, ndutekereza ubu. hari abantu benshi banambaza kuri kamera ko watinze gushaka, hari n'abazi ni boxe,
Bikem kutarongora byagenze ute bagufitiye bimeze ute jewe nahitamo gutinda ntegura urugo rwanjye kurusha gutegura ubukwe. Yego, ako kantu ni sawa. Harimo ubwenge buke, harimo ubwenge bwinshi, nta nubwo ari buke gusa, warushaho gutinda utegura urugo. Byambera byiza nkomeje gutinda ntegura urugo rwanjye. Yego, kurusha gutegura ubukwe bwawe, kuko ikintu gikomeye kizemeza abantu ko nashatse n'ubukwe. Ariko kandi ni itariki y'ubukwe, ariko ntibazi itariki y'urugo. Ntago bazi itariki y'urugo. Kuko itariki y'urugo izaba ari infinity, izaba ari ndende, izaba ihoraho. Rero kugira ngo nirukanyire kuri pressure y'abantu ntegura ikintu bazabona ku wa gatandatu gusa, nakwikerereza ahubwo nkareba imyaka 50 40 mfite imbere ndi kumwe n'umuntu tutavukana, bizaba bimeze ute? Ubwo rero igishimisha abantu benshi ariko kizambabaza iteka, nahitamo gukomeza kukirinda nkabanza ngategura ikizaramba. Uko niko kuri rwose. Ariko uzi ubwenge ni buke, ariko ndabuze. Mbonye impamvu nanjye ibibazo najyaga nibaza kuri wowe ndabigabanyije. Ni buke ariko ndabuze. Oya urabuze kandi mbwira abantu nzashaka. Abantu bari uzashaka. Nzashaka umugore, se ugira ngo biri kera? Ntabwo ari kera. Nzashaka umugore nibahumure. Dore nicaranye n'amasenge. Inyuma ya kamera tubikora neza. Urumva nzashaka, ni ukuri nzashaka, nanjye ndabikeneye. Si byiza ko umuntu aba wenyine, ariko ibi ngibi impamvu mbivuze nuko turi mu kiganiro cy'umuryango kandi wagihereye mu rubyiruko. Niho numvise wagihereye mu basore n'inkumi, rero wagombaga kunyireferaho nk'umuntu ukiri umujene. Reka nongere nkwibariza akantu gasagenda. Niko kuri kundi ku mutima. Niko kuri ku mutima kandi koko ni byiza, biranejeje kuko ukurikije abasore benshi nako n'urubyiruko muri rusange b'abakobwa, hariho abashaka kuko babonye bagenzi babo bashatse, ugasanga abantu mwariganye mufite imyaka imwe, mwavukiye muri karitsiye imwe runaka aragiye cyangwa ugashyirwa na pressure n'ababyeyi kuko runaka yaragiye, wowe kuki utagenda? Ahubwo rimwe na rimwe bakanakubwira ngo ariko nubwo ugiye gushaka uyu. Yego, ushaka uyu bigende gutya, bakagutungira n'urutoki, ugomba gushaka uriya sha. Yego, nene waje sha, umuntu wo mu bacu. Ibyo bintu bireze cyane, ariko wenda tuvuye kuri icyo Bikem, ubona mu rubyiruko kenshi hariho ibintu bibiri. Ese wumva gukunda, ngiye kukubaza akantu, gukunda umuntu uhawe n'amaso no gukunda umuntu uhawe n'Imana, muri wowe ubyumva ute? Ese muri wowe mbese muri wowe harimo iki? Kuko iyo ukurikije usanga hari ibintu byinshi abantu basigaye barebaho. Gukunda umuntu uhawe n'amaso nese, ngaho ubwire na bagenzi bawe. Jewe amaso aguha ibyo ubona. Yego, ariko kandi wibuka ko amaso yaremwe n'Imana. Yaremwe n'Imana kandi yarayaduhaye ngo arebe ibyiza n'ibibi, amenye kubitandukanya, yemeze ko ikintu ari umukara ikindi ari umutuku. Yego, none ukanavuga ngo iri bara ry'umukara niryo nkunda, ayo ni amaso, aho nta Mana ihari. Nta Mana ihari, gusa nabwo ikwiye kuba ihari kuko niyo yaremye amaso. Yego, erega umuntu w'Imana nta kintu yakora ngo akure Imana mu buzima bwe bimukundire, kuko tuba twaragiranye igihango nayo. Hari ikintu mbona abajene bibeshyaho. Igiki? Twarema nk'ubutware, dufite autorité divine, sibyo? Yo kuvuga ngo turashaka ibi, ntidushaka ibi. Imana ntabwo ishobora kuguha umugore udafite mu nzozi. Uko niko kuri. Mwiyerekwa uvuga ngo ndifuza ko nk'ubu nkanjye hari ibyiciro by'abakobwa nkunda, ariko sinjya kubivuga kuri kamera. Oya, wibivuga n'umutima wawe urabizi. Ubu hari umukobwa mbona atambutse no mu muhanda. Yego, dore ko niyo yatambuka ndi mu rusengero ndi mu iteraniro cyane ugahita urangara. Vuga ati ariko uyu mukobwa ateye uko nshaka.
twese we kubera amaso ubundi ngewe mba numva ibintu mba numva ntabwo ndi wa muntu muri society uhisha amarangamutima wowe ntabwo ugihisha pe isikomeze mba numva nakwiganiririza abantu ibintu bindimo kandi ndasizemo uburyarya hari abantu biyorose ishusho y'idini ugasanga bari kubindyarya njyewe mfite ibyiciro by'abakobwa nkunda ku buryo umukobwa iyo ntambutse imbere ari muri icyo cyiciro amaso yanjye aramwe ngo dore wa mukobwa uri muri kategori zawe ibyo bintu Imana ntibi birimo haba harimo siziye musanse n'amaso kuko yamurebye rero ubwo rero niba ndebye umukobwa simwishi ngo banyatuza bakwatuza gusa ntabwo uba ufite irari rimeze ute wasanga ubuzanyemo ibintu by'ubuhehesi irari ry'amaso guhita ubona umuntu ugahita ubona Imana duhaye amaso ngo arebe ibyiza n'ibibi nabikubwiye iduha n'amatwi sibyo kandi ikindi ibyo bintu bikorerwa muri Bikem muri we nta wundi bigiraho ingaruka niba hari n'icyo bikoze mu buzima bwanjye igihe ndimo ndabireba it's my own consequences ntabwo ari ngombwa na public ngo nyitangarize ngo ibyo byiciro ni ibi tuzagira abazamwimurikagurisha si nk'ibyo byose bakajya batangira gukora defile yego reka nsubize ikintu wambajije ntabwo mbishyikira neza ko Imana yakora ikosa ngo ubushake bwayo bungushe ku mugore ndashaka ntakunze kandi Imana yaraduhaye ubushobozi bwo guhitamo icyiza n'ikibi ikaduha na kapasite yo gukunda no guhitamo abo tuzabana sibyo ariko nabwo duhora dukeneye ubushake bw'Imana kugira ngo buze mu mahitamo yacu kuko nta Mana nta buzima ntabyo pe nkwiye kubanza gutekereza ku mukobwa cyangwa ku mugore tuzabana kuruta gufata umwanya wo kwiruka mu bahanuzi no kubabaza ngo ntimwandangira umukobwa tuzabana umukobwa tuzabana ntabwo azaba rekomandasiyo y'abandi bantu ngo banamumenye ubwiza bwe n'imico ye kurusha wowe umushaka nkwiye gutera intambwe muri karitsiye ntuyemo nkareba n'amaso yanjye y'umubiri apana y'umwuka nkabanza nkareba ko anateye neza uko nshaka nshobora kuba nkunda umukobwa w'inzobe yego uragenda utumeneraho gake nshobora kuba nkunda uw'igikara yego nshobora kuba nkunda uw'imibiri yombi nshobora kuba nkunda umukobwa unanutse nshobora kuba nkunda umukobwa ubyibushye ndetse nimba ibyo bintu ariko bimeze mu mutima wanjye kuki ntasenga Imana nkayibwira ati Imana uranzi kurusha uko niyizi n'umugore waneguriye umuzi kurusha uko njye mutekereza ariko ni ukuri ndakwinginze ndifuza umukobwa uteye utya wujuje ibi bintu bitanu ni ukuri kose muri presence y'Imana ugenda nayo ukorana nayo uzi ko yahita ikubwira ngo n'icyo uvuze icyo ndagikora ni ukuri yamuguha ariko erega none kandi nabayo ngo igi nakenyuruza ngo abamiga igakenyeza buriya umuntu usenga ntukamwitiranye umuntu usenga afite autorité yo kurema ibitari yego akabihindura ibiriho icyo kintu ndakizi ndanagihamya ushobora no gusengera umukobwa akabata Imana uyu mukobwa yari yujuje ibyo nkeneye ariko anywa inzoga yego so can you change her for me Imana igahita ikora yego ibyo nemera ko bishoboka birashoboka rwose rero sinzi ukuntu Imana yanzanira umukobwa ndakunda mu buzima bwanjye ngimumpambireho icyo gihe ibikoze biturutse mu bushake bwayo muri ya matsiyeri yayo yo kurema itararuhuka kurangiza kurema yandemamo n'urukundo rutuma umuntu umubona nk'aho ari we umbereye kuko ntabwo nshobora kubana n'umugore ndakunda mbona uko ngo inyuma yanjye hari igihiriri cy'abahanuzi bamunyemeza ku ngufu ikintu cya mbere kigomba kunyemeza ko umukobwa ari uwanjye ni uko ambuza gusinzira sibyo yego nuko ari we ntekereza kenshi mu migambi yanjye nuko mubona mu muhanda turi kugendana nkumva ndi proud nawe nta nteye isoni yego mbese abantu bose bakabura imbere yawe uri kumva bakabura kubwe uwo guo abonetse
icyo gihe ahubwo ni signe de confirmation ko mpuye n'umugore naremewe niriwe njya gusenga. Iki ni ikiganiro tuzasubiramo, uzabitubwira neza. Iki ni ikiganiro tuzasubiramo, tuzadevelopa ejo bundi kera nimara kurugeramo. Nzagaruka muri iki kiganiro. Uzagarukamo? Winyinjiza mu by'urukundo. Urashaka kuncika kandi uvuza akantu. Winyinjiza mu by'urukundo. Nkubaza. Uvuza akantu keza, uravuga ngo hari signe de confirmation yakwereka. Signe de confirmation nyereka ko umukobwa ndi gutereta ari uwawe. Nibyo maze kuvuga, nuko mukunda. Njye nuko mukunda first of all. None se Bike ntabwo ushobora ako kantu ushyizeho niko nagiye kukubaza kuko nawe akaba gukunda kandi nkabibona ko nkunda. Icyo gihe iyo bigenze utyo, kubera ko kuri Satani nta rukundo ruhaturuka. Yego, ntarwo pe. Urukundo ruva ku Mana. Ubwo nkwiye kujya imbere y'Imana nshima. Yego. Najya kuyigondoza no kuyibaza amatejwa. Ese Mana n'uyu. Yesu we. Kandi umutima wawe ukwereka ko ari wabonye n'ibimenyetso. Ubona ari umugenzi munajyana mu ijuru. Sinshaka guteza ambutiyaje hagati y'umugore wanjye n'Imana no gutsimbanisha abahanuzi. Ubwo nkwiye guhita mvivura ati oh Mana we thank you, icyo nagusabye urakimpaye. Mbonye umukobwa nkunda kandi nawe ankunda. Ukwiye ahubwo kujya imbere y'Imana ushima kujya kurusha kuyibaza ubusa ngo ese n'uyu. Amaraka akantu karimo ubwenge busa urubyiruko rwa karimo ubwenge kuko tugarutse gato tarancika twatangiye tuvuga kuri bagenzi bacu. Yego bashyizwe mu majwi yo gusenya urugo rwa Vitari. Ariko se mbere yo kurusenya ubundi wowe uri umwanaliste ndabizi urumva. Noneho uri n'umusore, ese koko abantu runaka ukurikije ruriya rugo turuzanemo kuko byabaye ngombwa ko dukubitana n'iki kintu, gusenyuka kwarwo ubona bifite aho bihuriye n'irirambagizwa? Ubona bifite aho bihuriye n'iri senyuka ry'aba bantu bagiye bashyira mu majwi b'abanyamakuru bagenzi bacu? Reka nkubwire ikintu ntaza kukwemerera muri iki kiganiro kimwe. Igihe cyose ngifite CV yuko ndi umusore. Uri umusore. Ntarubaka urugo. Sinshobora kujya muri development nko kwanariza ibyingo. Ntabwo uri bwanariza ibyingo kandi yego rwose ko nukuri nyine nicyo nkubwiye. Niyo mpamvu naje kugufasha mu kiganiro nka intro. Wowe ufite experience iruti yanjye cyane pe. Urubatse urugo umaze imyaka 13 sibyo? Uri mu rugo uzurugo ari igiki? Wabwira umuntu ngo urugo ni iki? Bubakutya wakwirinda amakosa muri fiancé kuko ibintu byose uri kuvuga wirefera sibyo? Nawe njyewe sinshaka ibikuta binkubitana n'iseve mfite. Niyo mpamvu ugiye kwihangana kubisigaye nkagusiga wirwarize nk'umumama nk'umubyeyi ufite abana benshi umaze imyaka 13 mu rugo, ahubwo ngwino duha umucyo n'umurongo ku iki kibazo ko wacyumvise ukurikije experience yawe n'iki ijambo ry'Imana ribivugaho. Uvuga ati byagenda uriki kuko icyo twifuza no kwifuriza amahoro Vitar na Plaisir, no kwifuza muri ko Vitar umugore we yagaruka mu rugo, sibyo isezano ryabo basezanye rigakomeza rigashimangirwa. Icyo twifuza nuko iyi nduru n'urusaku bitashiduka biri gusenya n'izindi ngo zisigaye ari nzima. Nibyo ugiye kutuganiriza rero bihuza na topic waduteguriye uyu munsi wa none. Yego, kandi ndagushimye ko wari unyakiriye muri aka kanya. Urakoze cyane, wakoze cyane kubana nanjye akanya gato mu kiganiro. Imana y'amahoro iguhe umugisha. Reka dukomezanye n'abakunzi bacu. Ndatekereza nabo aho ugejeje hari benshi bumva bakomerezaho mu bitekerezo byabo bajya baduha, haba baciye kuri comment zo kuri YouTube cyangwa se kumpamagara na message zisanzwe. Hari abo tujya tuganira barabizi. Nk'uko ikiganiro cyacu cyitwa umuryango n'isi ya none kijya kibiganiraho cyangwa se tubivugamo, wowe udukurikiye ubona ari iki kirimo gitera isenyuka ry'ingo za none? Ese bipfira hehe? Ese bitangira hehe? Twahoze tuvuga ukuntu ingo uyu munsi tubona zisenyuka, tukabibona mu social media, abandi bakabibona ingo zasenyutse, kumva umugore ntakiri mu rugo, kumva umugabo yataye urugo yaragiye, tukabibona gutyo. Ariko se mu by'ukuri urugo ruba rusenyutse uwo mwanya? Ngewe rero muri avi yanjye, ngewe nka mama Queen, mu myaka maze nk'uko Bikem yahoze abivuga, tujya tuganira ranzi ndi umumama
namwe abanzi muranzi mu myaka 13 maze mu rugo ndi umugabo wo guhamya ko urugo rudasenyuka ako kanya, ahubwo hari inzira zigenda ziza cyangwa se umuntu agenda anyuramo gake gake, bizanira utoni rutoya, bigira uko bitangira bigasoza urugo rurangiye. Umunyarwanda yaciye umugani aravuga ngo akaburiye mu isiza ntikaboneka mu isakara. Hari uburyo ibintu bigatangira gake gake ubibona, ariko ukagumya ugahatiriza ukavuga uti bizakunda bizahinduka, ariko aho guhinduka bikarangira byanze burundu. Muri iki kiganiro cy'umuryango n'isi ya none hari abo tuzi baturuta batubanjirije, hari ba mama, hari ba masenge, hari ba mama wacu, hari abaturanyi tuzi, hari abo twakuze tubona bagiye bubaka ingo birabahira, ariko bafite uburyo bagiye bashaka. Kera najyaga numva bavuga ngo haba habaranga, umuntu agahuzwa n'undi muntu, abandi bagahurira mu kiliziya, abandi bakaba bariganye, buri muntu wese afite ukuntu ahura n'umuntu we bazabana. Ariko mu guhura hari ibintu runaka umuntu agenderaho ukavuga uti uyu muntu yambera umugore cyangwa se yambera umugabo. Muri iyi minsi ya none rero ngewe mbona atari ko bimeze. Hariho ibintu byinshi bituma abantu bagenda bahura, haje imbuga nkoranyambaga, haje ibintu byinshi bihuza abakobwa n'abahungu, haje ibintu byinshi bitandukanye bituma abantu bahura, ukabona umuntu urimo ukumva nyine arakurashe, niko nabivuga, ukabona uko ateye birakunyuze, ukabona uko akuvugishije uyu munsi birakunyuze, ugasanga muteguye ubukwe, nta kwigana, nta kumenyana, nta bindi bintu byimbitse, ugasanga hari ibintu byinshi bigiye byirengagizwa mwirambagizwa. Ntabwo abantu bagishakana kubw'urukundo, ntabwo urukundo rugihatse ibintu pe. Nabonye nkurikije ibyo ndimo mbona muri iyi minsi, abantu bashakana kubw'urukundo ni bakeya. Rwa rundi navuga urukundo nyarukundo, rwa rundi nasanze umuririmbyi aririmba ngo ntirugurwa, ahubwo abantu basigaye bashakana kuri ufite iki, abantu basigaye bashakana kuri nuwahe, akora he, yize he, yubatse he, wa mugani afite iyihe poste mu kazi, ni ibintu byinshi, akora iki. Mbese ugasanga abantu barakundana, umuntu niba agukunze umwe ugasanga niwe ukunda undi ntamukunda, bari mu mibare, ugasanga barabarana, ugasanga ni ku mibare. Bityo ibintu bitangiye gutyo rero bigira ingaruka ku ngo twubaka uyu munsi, aribwo usanga urugo rutamaze amezi 2, rutamaze 3, ugasanga umuntu nta mwaka yubatse, ugasanga nta myaka 2. Nshuti zanjye bakunda ikiganiro umuryango n'isi ya none, ari ababyeyi bakuze murabizi, ari abakiri batoya, ari urubyiruko bivuga murabizi. Nawe wihereho niba uri urubyiruko urebe uwo mukundana gute. Ese akenshi iyo muvuga wumva muvuga iki? Ese iyo muri mu bikorwa runaka mukora ibikorwa mushingiye kuki? Mutekereza iki? Urugo yo murupuraninga mute? Mugenzi wanjye twari kumwe yahoze avuga ati njyaho kugira ngo ntinde ntegura umunsi w'ubukwe, natinda ntegura urugo, kuko iminsi y'urugo ntirangira. Umunsi w'ubukwe uba rimwe gusa, ariko itariki imwe, ariko wa gatandatu cyangwa ku cyumweru cyangwa undi munsi mwahisemo, abantu bakaza, imodoka zikaza, ibyo kurya bikaza, abambara neza bakambara, buri muntu wese akigomwa, ariko uwo munsi ukarangira mwebwe mugataha. Hanyuma mwamara gutaha rwa rugo rusigaramo abantu 2. Urugo sasa rukaba ruratangiye. Umunsi w'urugo rero ushobora kumara imyaka 50, 70 ingahe. Uwo ni umuntu aba agomba gutegura kuruta wa munsi w'ubukwe w'imbere ya padiri, n'imbere y'amategeko, n'imbere y'abantu, mwifotoza amaposteri atabaho, arangirira aho ngaho. Urugo rutegurwa hakiri kare. Uko umuntu ategura kuzubaka inzu, agategura kuzagura ikibanza ahantu, akareba ahantu hamubereye, agategura amafaranga yo kukigura, yamara kukigura agategura kuzacyubaka. Mu kucyubaka akabanza akagisiza, akagitegura neza, akamenamo amabuye, abubaka barabizi. N'ikintu bita urugo nacyo ntabwo ari ikintu umuntu akora aturumbukiye nk'uko Bibiliya ibivuga.
kuri Evangélisez dukora ibintu by'ivugabutumwa kenshi tubwira abantu iby'ubwami bw'Imana, ariko n'umuryango ugarukamo cyane, kuko umuryango muzima harimo itorero rizima rya Kristo. Iyo urugo rubaye ruzima, umugore ari muzima, umugabo ari muzima, mufite urugo rwiza rushimwa n'Imana n'abantu, bityo ijuru riba rifite inyungu. Ndabivuga gutya, ijuru riba rifite inyungu. Iyo urugo rusenyuka, ijuru riba rihomba. Iyo turimo tuvuga ku muryango, tuvuga mu myubakire y'urugo, tuba tugira ngo dutegurize ubwami bw'Imana, kuko turaha kugira ngo tube abambasaderi beza b'Imana. Turaha ngaha kugira ngo nkatwe dukora ikiganiro cy'umuryango, turaha ngaha kugira ngo tube abambasaderi b'ingo. Nibura abantu murimo mutegura kubaka cyangwa se n'abubatse, Bibiliya yarambwiye ngo ucyambaye umwambaro w'urugamba atabaye ye kwirata nk'uwawukuyemo atabarutse. Abari mu ngamba bitegura kubaka, ni ugushishoza, ni ugusenga Imana kugira ngo urugo rwanyu rutazafeyiringa, urugo rwanyu rutazananirana, kugira ngo abacyubatse kandi mugifite amahirwe y'uko zigihagaze, Uwiteka aguma abubakire. Ngewe nicaye imbere ya kamera ntabwo nejejwe na gatoya no kumva urugo rw'umuntu runaka rwasenyutse. Niba hari ikintu kibabaza umutima wanjye ni ukumva umuntu yasenye. Birambabaza kuko iyo urugo rwasenyutse, ari umugore arababara, ari umugabo arababara, ntitaye ngo ninde uri ku makosa, ntitaye ngo niki. Hari amazina mabi ajya ku bantu, ugahinduka izina wari ufite uwo munsi, wari umugore wari umugabo, rirahinduka ukitwa andi mazina, igisebo kikagufata. Wenda umwe ari mu ikosa undi atanaririmo, ariko rya zina rikanga rikagufata. Bivuga ngo rero gusenyuka k'umuryango ntabwo ari ikintu cyiza. Niyo mpamvu mwirambagiza, mwihitamo umuntu muzabana. Kunda ugukunda, kunda umuntu ugukunda, ubanze urebe, ufate umwanya wo kwiga, ufate umwanya wo kugenzura, ufate umwanya wo gusenga Imana igushyigikire, ikwereka inzira, kubera yuko hari ibintu byinshi duhura nabyo muri uku gutegura ingo zacu. Ukagenda ubona ikintu ukihangana ukavuga uti iki ngiki kirabaye ariko ntabwo kizongera, ntunagikemure. Ukabona ikosa kuri mugenzi wawe ukavuga tapu iri ngiri rizashira, cyangwa nzarwaza rizashira. Reka nkubwize ukuri, kiri aha hantu hari agatekerezo kamwe nagereranya n'iki kintu. Hari umugabo umwe ngo yari afite uruziramire, yajyaga rutoza ngo rugakora amarushanwa. Nyine bagakora amarushanwa twakunda abantu batoza inyamaswa gukina imikino runaka, igihe cyagera bakajya mu masitade kugaragaza imikino inyamaswa zabo zamenye. Uyu mugabo yari afite uruziramire ruzi gukina, rugatsinda, akarutoza ku rwego rukomeye, akabana narwo buri munsi, ariko abizi neza ko ari uruziramire. Ariko akavuga ati uruziramire rwanjye rumpa amafaranga, uruziramire rwanjye rugaragara neza, uruziramire rwanjye iyo turi mu mikino ruratsinda nta kibazo. Igihe kimwe hari amarushanwa ngo akomeye, ararutoza ku rwego rwo hejuru, ararutoza koko. Noneho umunsi umwe ari mu gitondo ngo arwambika imyenda nyine yo kujyana mu marushanwa, arufungira karavati, ariko kandi aza gufungisha karavati gikwasi. Afungishije karavati gikwasi, baragenda bajya aho bakorera amarushanwa barayakora. Uko uruziramire rukina, umugabo arufata agira ate, igihe kiza kugera, noneho rurasimbuka nyine rurimo rwiyereka. Ubwo mu mikino barimo, ka gakwasi gasa nk'agafunguka, kajomba uruziramire ku ijosi nyine aho bafunze karavati. Hanyuma uruziramire iby'imikino ruhita rubireka, ruhindukirira sebuja, rugira gute, ruramurya, kandi rumurya amarushanwa atarangiye imbere ya public. Iby'amarushanwa birangirira aho, umugabo n'uruziramire n'amafaranga yatwaye atwarayo, ariko uruziramire ruramurya kandi yararwirereye kuva mu buto, kandi arurera abizi ko ari inzoka. Ruramurya nyine birarangira. Uwo munsi filimi yizingira aho ngaho.
aha aka gatekerezo nkavuze mpereye kuri ibi bintu by'imirambagirize. Hari igihe urambagiza umuntu ubizi neza, uzi amafuti ye, ubizi neza, ugenda ubona ingeso ya mbere, ubona iya kabiri, ubona iya gatatu, ukarwaza umutima wawe ukakubwira utari ko nubwo bimeze gutyo uyu muntu ntibizakunda, ukaguma ugahatiriza. Ni urugero. Ejo bikongera ukabona ikindi. Ni urugero. Ukanga, ugahumuriza umutima wawe, bikanga, ukarya umutima amenyo, mugasezerana mu murenge, abantu bakakubwira bati, rimwe bikabanza bikananga, ukabona intambara ni nyinshi, abantu bakakubwira bati nyamuneka aha n'aha, ukavuga uti ni amagambo y'abantu, umurenge mukawuvamo, ejo mukajya mu rusengero, ejo mukajya mu rugo, ingeso ikanga igakura, kuri finari ukisanga ibintu byanze, ugasigara urira, ugasigara uvuga uti iyo mbimenya. Bantu mudukurikira muri iki kiganiro, turagaruka gatoya, ntabwo ari iyo nkuru turi buvugeho cyane. Twavuze kwa Theo, twavuze umuryango wo kwa Chaine, twavuze imirambagirize yabo, uburyo bagiye babanye barambagizanya. Tureba uburyo uriya mukobwa yakunze Theo ari umukene, tubona uburyo ki yamukunze ntacyo ashingiyeho. Ruriya rukundo ndarwemera 100%. Iyo ngeze muri iki kiganiro nkibuka Sia na Chaine, ni ukuri ngira gutya ingofero ndayikura nkavuga ni mwafamiye mwe, uko biri kose Imana izabaho umugisha. Ntitaye ku byaba, ntitaye ku byavugwa. Hari abantu bajuwarore yabo neza, ukabona ko nta kindi. Ugakunda umuntu ntacyo ushingiyeho, ugakunda umuntu udafite ikindi kintu ushingiyeho, ugakunda umuntu utitaye ku byo atunze, ugakunda umuntu utitaye ku kazi akora, ugakunda umuntu kuko umukunze. Apana kuvuga ngo reka mukunde kuko mbibwiwe na mama, reka mukunde kuko mbibwiwe na mama wacu, reka mukunde kuko ari perezida wa njyanama mu mujyi wa Kigali, reka mukunde kuko akora muri perezidanse, reka mukunde kuko yize aha n'aha. Oya, nyuma y'ibyo byose ushobora kumukunda ari ibyo ukurikiye, nyuma y'igihe runaka bikarangira. Imana y'amahoro ijya iduha imitima yuzuye urukundo rwa kimuntu. Ukunda umuntu uzaba inshuti yawe, ukunda umuntu muzabana nk'uko isezerano ribitubwira. Iyo dusezerana baravuga ngo nzamukunda muri byose, tubyaye tutabyaye, dukize tudakize, dutunze tudatunze. Iryo sezerano mujye muryibuka. Ariko hari abashakana, hari ibyo batekerezaga abagenzi babo bafite, bagerayo babibura, urukundo rukarangira, ukazinga ugasubira iwanyu. Turi kuri iki nari ndimo mvuga kwa Theo, reka ngaruke kuri mugenzi wacu barimo kuvuga cyane, urimo amakuru ye yasakaye ku rugo rwe rwasenyutse. Ntago ari we topic y'ikiganiro cyanjye, ariko reka mwirefereho kuko ni ibyabaye, si ibyo nkereye, sinanjye warusenye, kuko nabashyizwe mu majwi ntawe uzi neza niba ari bo barusenye, ubwo ababigizemo uruhare ibyo birabareba. Ariko icyo nshaka kuvuga kuri Vitari n'umudamu we, iyo ukurikije amakuru ari hanze aha wa mugana arimo avugwa, usanga n'ubundi na kera kare urugo rwabo ntago rwari ruhari. Usanga urugo rwabo rutarigeze rubaho, ahubwo byari mu cyamverope, rwari rwambaye ikintu cy'uko ruhari ariko rudahari. Urugo rwabo rwapfuye kare, kuko amakuru menshi turimo duhura nayo ari ababutangiye mu itangira ryabo, wumva ko urugo rwabo rutari ruhari kuva mu irambagizwa. Kubera yuko uyu mugabo ni umukristo, kubigaragara amaso ntabwo ari twe tujija cyangwa se ngo duhamye ko umuntu ari umukristo, yego, ariko kandi icyo bigaragara cyo cyangwa se icyumvikana, uyu mugabo yakundaga umugore cyane kuruta uko umugore we yamukundaga. Umugabo ntacyo atakoze, ariko umugore yaramukinnye aranamucenga, kuko kugeza n'uyu munsi ntabwo wamenya impamvu nyamukuru yatumye uyu mugore ava muri uru rugo, kuko n'umugabo nawe ari mu cyeragati. Ibi byose iyo ufashe kuva mu irambagiza ryabo, kuva kuri kamwe kugera ku kandi, usanga ahantu hari harimo kata, ahubwo umugabo atigeze amenya cyangwa ngo arebe
cyangwa se yaba yaranabimenye akaba muri bya bindi avuga ati ntacyo ndamukunda ariko hari ukuntu uhobera umuntu umureba we areba hirya. Uyu mwana w'umukobwa aka gakino yakinnye ashobora kubyo yatekereje kwa Vitari, wenda atarabibonye, sinzi mu by'ukuri aho umuntu ajya kwemera kwitwa ikintu. Njye nkunda kuvuga nkavuga se umukobwa ashobora kubyarira mu rugo n'urugero, akabyara akarangiza akarera umwana we, ejo agashakwa n'undi mugabo akamushyira mu rugo cyangwa se n'uwamuteye inda akamutwara, uwo mukobwa akitwa umugore mu rugo. Ariko umuntu wavuye mu rugo yarugezemo yarayemo amezi 2 3, ntabwo ndamenya n'izina bamwita. Iyo yaruvuyemo akagenda akazongera agashaka, ntabwo ndamenya izina bamwita. Ntabwo niba ari cyo gishubaziko, niba ari iki ntabwo mbizi. Ariko muntu wari we wese, njye nkunda kuvuga ngo azabona ishyano umuntu wese ugira uruhare rwo gusenya urugo rw'abandi atararwubatse. Kandi n'umwe mu bantu babana ugira uruhare rwo kugira ngo asenye urugo kandi abizi neza yuko mu muryango, kubaka umuryango ari umugambi w'Imana. Imana ijya kurema Adamu ikabona ari wenyine ikamuremera umugore, nuko yabonaga yuko Adamu kuba wenyine bigoye. Iravuga iti reka muremere umufasha umukwiriye, amumare irungu, amumare umubabaro, bamarane umubabaro, bafashanye. Muntu rero urogoye umugambi w'Imana ku buzima bw'umuntu uzabona ishyano. Reka mbivuge gutyo, bantu mujya mwicara mugashaka kwivanga mu ngo z'abandi, mugashaka gusenya, muzabona ishyano. Kandi namwe babana mujya mugira uruhare rwo kugira ngo musenyane n'abo mubana, namwe muzabona ishyano, kuko mwinjira mu mugambi w'Imana mubizi neza ko mugiye kuwurogoya. Uru rugo rwa Vitari rero njye ntabwo kugeza izi saha Imana ishobora byose igiriye neza Vitari, yagarura umugore we bakongera bakabana bagakora umuryango, kuko nibwo byaba ari sawa, nibwo byaba ari byiza binejeje Imana n'abantu. Kuko iki gisebo cyo kuba umuntu yarubatse abishaka, uzi kwishakira umugore ubishaka, ukubaka ubishaka, warangiza urugo rukakunanira ukarubura urureba nta ruhare wabigizemo, cyangwa niyo rwaba ruje rukaza rutaguturutseho ukisanga mu bintu birababaza, bitera umutima kubabara. Imana imukomeze. Kandi icyo ndimo nsaba Imana muri iki kiganiro cyangwa se namwe mu nyumva, Imana irengere uru rugo rwa Vitari, kandi yongere irengere urwa Plaisir wa Zaburi nshya, yongere irengere n'izindi ngo z'abandi bantu barimo bashyirwa mu majwi yuko basenya ingo z'abandi. Kubera yuko iyo ikintu kimwe kibaye ahantu kigenda cyototera abandi, ibi bintu bishobora kugira ingaruka ku miryango itandukanye. Ahubwo ntabwo nzi niba ibi bintu birimo biba ahangaha nta n'amategeko ajya bigenga, niba hatabaho abantu bashinzwe ibintu by'imiryango ngo binjire mu ngo z'abantu bahosha amakimbirane. Ibi bintu bishobora gusenya ingo zirenze rumwe cyangwa ebyiri, kandi bivuye ku kantu gatoya. Njya mvuga ni byabaye byarabaye, kuko na Bibiliya iravuga ngo ibya kera ntimubyibuke, ahubwo murebe ibishya bigiye kubaho. Reka dusabe Imana urugo rwa Vitari aho uri ntabwo nzi ariko ndakubwiye ngo komera, ukomeze usenga Imana yakubakiye izi mpamvu yabyo, kandi iracyafite n'ubushobozi bwo kuba yakongera kubaka urugo rwawe. Kandi nibitanakunda ntabwo uri uwa mbere nturi n'uwa nyuma, ariko ndakubwiye ngo komera. Ntibibe intandaro yo kugira ngo wihe isi, ntibibe intandaro yo kugira ngo wihe Satani aguca urwaho. Kubera ko iyo ibihe nk'ibi bibaye, amajwi aba menshi, abantu baba benshi, nibwo ubona inshuti, nibwo ubona abanzi, abakwishima hejuru, abakujomba, abakuvuga amagambo atandukanye. Ariko kandi buriya uretse ko wenda hari ibanga utatubwira, uretse ko ukurikije imbamutima ufite uyu munsi n'umubabaro, wenda hari ibyo utavuga, ariko mpamya neza yuko umunsi umugore ajya guterura ibintu akagenda akava mu rugo, mpamya neza yuko hari ibintu watekereje ukavuga uti n'ubundi nabibonye kare, n'ubundi sinonaha bije, n'ubundi hari ibimenyetso byinshi ushobora kuba ufite bikwemeza yuko
n'ubundi bitasenyutse uwo munsi, ahubwo uvuga uti iyo mbimenya nkagarukira hahandi, iyo mbimenya nkagarukira hahandi. Reka ntanga urugero gutoya. Hari ibintu byigeze kuza byitwa ibiryabarezi, bashyiragamo ibiceri. Najyaga nkunda kubona abana babikina biriya bintu. Abantu babikinnye bavuga yuko ubundi urakina bwa mbere ukarya, ugashyiramo igiceri cya mbere, ukarya icya kabiri, icya gatatu, iyo kigiye kukurya kikurya amafaranga yose, noneho ugashya. Iyo ushyizemo bwa mbere ukabona uriye, urashyokerwa ukavuga uti reka nongere, ukongera, ariko cyajya kurya kikarya na yandi yose wakoreyemo, kikarya yawe na yacu. Icyo nshatse kuvuga ni igiki? Nshatse kuvuga ngo hari ibintu tugenda hari umunsi wa mbere ukora ikintu kikaguhira, ukabona wakora iki, wabona cyane ukavuga ati wow, reka na avance n'iki kizakunda, par chance, ukavuga uti reka nkomeze n'iki kizakunda, ukongera. Umunsi wa kabiri ukabona biremeye, wa gatatu ntugire umutima wo kuvuga ngo ariko wagarukira ahangaha ko ndeba nabonye iki gikunda, iki cyo kirakunda. Nyamuneka abantu munkurikiye, njye ntabwo nje guca iteka, ntabwo nje kugira ngo ntere abantu ubwoba, ntabwo nje kugira ngo mbwire abantu ngo ibi n'ibi ntibikunda. Oya, nje kuvuga ngo mwirambagizwa ry'umuntu no mu kurambagiza k'umuntu, wowe urambagiza nawe urambagizwa. Menya neza yuko bajya bavuga ngo umubaji w'imitima ntabwo yayiringanije. Ntabwo tubasha kureba indani mu mutima w'umuntu, ariko kandi ntabwo wabana n'umuntu ukwezi kwa mbere, ukwa kabiri, ukwa gatatu, ukwa kane, muvugana amanywa nijoro, mushobora guhura gatatu cyangwa kane, mushobora kumarana amasaha arenze 2, ngo unanirwe kumenya ngo ese uyu muntu nyuma y'aha hantu, nyuma y'uyu mwenda yambaye nta kandi kantu. Bijya bishoboka umuntu akihisha mu wundi, kuko hari igihe biba ngombwa ko umuntu intama ishobora ari igihe ikirura gishaka kwambara uruhu rw'intama. Nibyo nka wa mugabo bigeze kubwira bati tukwemereye viza yo kujya hanze, hanyuma uzazane na yambwa, uzaza ariko ntuzazane imbwa. Yari yoroye imbwa, ngarangije yigira inama aravuga ati njyewe imbwa yanjye ntago nayisiga, nzayitwara. Ngo afata intama imwe mu zo yari atunze, arayibaga, barayirya n'abashuti babasezera, afata rwa ruhu rw'intama arwambika imbwa, ashyira mu mukumbi w'intama, aragenda. Ariko bageze ku mupaka batangira kwambutsa intama, ariko haza ko umuntu ngo aribuka, aravuga ati ariko uyu mugabo nubwo twamwemereye kujyana intama ze zose ni nyinshi, ariko yagiraga imbwa. Imbwa yarayisize ko yayikundaga. Ngo bigira inama baravuga bati ukuntu yakundaga iyi mbwa ntiwamubaza ko yayisize ngo akwemerere, kandi ntiwabasha kugenzura ngo imbwa niyi. Ngo bigira inama yo kujya bakubita uko intama babara batambutsa, bakubita intama bakubise igatambuka, iyo bakubise igatambuka. Noneho baza gutambutsa, baza kuzageza kuri ya mbwa bambitse uruhu rw'intama. Barangije bakubise imbwa igira gute, irabwejura. Baba bafashe wa mugabo baramubwira bati dore ya mbwa, imbwa nayibonetse mu ntama, kandi mu by'ukuri ubireba ukabona nayo yari intama mu zindi. Umugabo ntiyaba cyambutse kubera yuko ibyo bamubujije yarabikoze. Nshatse kuvuga iki? Nshatse kuvuga ngo bijya bibaho yuko mu mibanire y'abantu hari igihe ushobora gusanga hari aho umuntu yambaye uruhu rw'intama kandi neza ari ikirura cyangwa ari imbwa, ariko amaherezo yose bitinde bishyire kera. Uruhu rw'intama uzarwambara imbere yo kwa nyoko bukwe utambuke, uruhu rw'intama uzarwambara imbere ya eglise bakwerekanye utambuke, uruhu rw'intama uzarwambara mu baturanyi utambuke, uruhu rw'intama umuntu ararwambara agasezerana imbere ya altari agatambuka. Ariko uko byagenda uko ariko kose mu rugo, muri ya minsi twavuze itandukanye n'umunsi w'ubukwe, hari umunsi bizaba ngombwa ko habaho gukubitwa kugira ngo barebe nyirizina ubutama bwawe. Ndabizi neza ko hazabaho kubwejura. Rero
mushatse cyangwa se bantu bankurikira siyo dufite, bantu turimo tureba urubyiruko dufite rw'ejo hazaza, bantu turimo tureba umuryango dukeneye ejo hazaza, hari icyo twakora muri iyi minsi. Hari inama nzima twajya, hari ugusenga Imana twakora, hari uburyo twakora kugira ngo Imana irengere ingo ziriho ubu ngubu zirimo zisenyuka kandi zigasenyuka zitarambye, zigasenyuka. Ni gute umuntu asenya mu mezi 2? Ni gute mu mezi 3? Hari ubwo ikintu kiba kidasanzwe, wowe niba uhakanya yuko urugo ruba rutariho, ruba ruhari, ikintu gishobora gutuma mu kwezi kumwe usenya urugo kitari gihari imbere ni iki? Ahubwo hari ukuntu umuntu arugeramo akaba akurikiza ibyo yabonye na mbere, cyangwa se asanishije n'ibyo yashakaga, akavuga ati nta mpamvu yo kwirwa ntinzi ibintu, n'ubundi ibi bintu ntibizemera, ni uguhuza ibumba n'icyuma. Agahita avuga ati reka niviremo nkureba akanjye karenge hakiri kare, kuko tageti yanjye sinzayigeraho. Hari abandi bakora urugo nk'umushinga, nk'uko umuntu apuraninga akavuga ati uyu mushinga uyu mwaka ni ukubaka urugo, akabikora akandika akavuga ati ni ugushaka umugore, atitaye ngo ndashaka uwahenda, atitaye ngo ndashaka umuntu umeze ute, gusa akaba topiki igezweho uyu munsi. Niba yari afite ibikorwa 5, cya gatatu kikaba no gushaka umugore, cyagerwa akavuga ati ndashaka umugore, agamagara ati mbe runako igihe cyo gushaka umugore cyageze, nta mugore wandusha. Ubwo uzi yaba umukuye gisimenti, waba umukuye he, ukavuga uti ndamufite, kubera ko igihe cyo gushaka umugore cyageze. Ntabwo afite umwanya wo kwiga ku mugore agiye gushaka, ntabwo afite umwanya wo gutegura rwa rugo. We icyo ashaka ni ukuzana umugore, birahagije kugira ngo avivure yuko icyo gikorwa nacyo cyakozwe. Ibyo iyo bibaye nabyo bituma urugo rufeyiringa, kuko urugo ntabwo ari umushinga umuntu apanga ngo uvuge ngo iki kirakozwe kirarangiye, kuko urugo rwubakwa guhera ku munsi wa mbere, uwa kabiri, ruhora rwubakwa. Nabonye rutajya rurangiza kubakwa. Mu gihe ari ababikora rero bumva ko ari umushinga urangiye, nk'uko uvuga ngo inzu ndayubatse irarangiye, ngiye gushaka noneho kugura imodoka, ngiye mu wundi mushinga wo kugura ikintu runaka, birarangiye. Oya, ntabwo urugo ariko rumeze. Iyo rero rutangiye nabi, nibyo twavugaga ngo akaburiye mu isiza ntikaboneka mu isakara. Bizaba nka za nzu Bibiliya yambwiye, inzu 2, iyubatse ku musenyi n'inzu yubatse ku rutare. Iyo inzu yubatse ku rutare baravuga ngo inzu yubatse ku rutare, iyo imiyaga ije, imvura ikagwa, imiyaga igahuha, ntacyo bitwara kuko ishinze ahantu heza hakomeye. Ariko inzu yubatse ku musenyi, ikijeho cyose kirahirika kuko ntaho ishingiye. Amazi arinjira, umuyaga urahuha bikajegera, ibintu byose aho kuko ntaho ifashe, rero isenyuka byoroheje. Bantu mwubatse ingo bagenzi banjye, nakubaza wowe umusore unkurikira, wowe umukobwa unkurikira, nanjye w'umumama uvuga, n'umupapa uvuga, cyangwa se unkurikiye, bantu mwubatse ingo munkurikiye, mwebwe mwagiriwe umugisha. Reka mvuge ngo hari umuririmbyi yavuze ngo nabo si ku bwabo, ubwo abo yavugaga barizi, n'abataragize ayo mahirwe nabo si ku bwabo. Hari abantu batagize amahirwe yo kubaka kuko atari uko batabishakaga, ahubwo bagize guhura n'abapate babi, n'abashuti babi, bagize guhura n'abantu badakwiranye. Hari abantu batagize amahirwe yo kubaka kuko wenda bo bubakanye bapfuye. Hari abantu batagize amahirwe yo kubaka kuko bahuye n'izindi mbogamizi zitandukanye, kuko abana babuze. Ariko se wowe uyu munsi ugifite amahirwe yuko ushobora guhitamo, ukurikije ibyo urimo ubona hanze aha ngaha, ukurikije ibyo urimo ubona mu miryango, urabona hakorwa iki? Urabona ari iki kibura mu rubyiruko uyu munsi? Umuntu arajya gushaka, waba uri umusore wakwibonera umukobwa mwanakundana, imiryango ikabiraje ati turashaka inkwano zingana gutya na gutya, ugasanga hajemo ibintu by'ibiguzi bya mirenge. Abantu babaye ibicuruzwa, icyo ni kimwe. Abatarabaye ibicuruzwa bo ubwabo babonye ibicuruzwa mu bo bashatse. Umuntu aragenda ashaka 50% agashaka kugabana 50% y'ibintu atakoreye.
ugasanga abandi baraje, uyu mugabo ntimuberanye, abandi uyu mugore ntimuberanye. Njyewe nkavuga ngo mbese wowe ugiye gushaka, abantu nibo bakumenyera uwo muberanye, abantu nibo bakumenyera uwo muzubakana, uwo mukwiranye. Se abantu nibo bazakumenyera uzakunyura, nibo bazakumenyera uzagufasha kugera ku nzozi zawe, nibo bazi umugore ukeneye, nibo bazi umugabo ukeneye, nibo bazi icyena ufite muri wowe, bazi umutima wawe ukeneye iki ko ugiye gushaka. Mbona uruhare runini ngewe nk'umuntu wubatse urugo, uruhare runini mbona ngewe nduhereza ba nyir'ubwite, kuko ngewe urugo rwanjye cyangwa se urwawe ntabwo umuntu asoroma ibyo atabibye. Icyo umuntu asoroma nicyo yabibye. Niba ntagize uruhare, mugenzi wanjye twari kumwe mu kanya katambutse yavuze ngo niba umuntu azashaka atazamufasha gutegura ijuru rito nk'uko tubibwirwa na Bibiliya, ntacyo yaba amumariye. Arangije ngo nashaka gutegura Gehinomu ngo azamureka ayitegure wenyine, ngo ariko ikibabaje nuko ashobora kuyitegura bakayibanamo. Izo Gehinomu murajya muziki, izo Gehinomu niba ubona umuntu ashaka kuguteguriza Gehinomu ukabona akantu gato gatangira kubona ko arimo gucukura, kuki ushaka kugumya gucukura kandi ushaka wumva ushaka kugumya guhatiririza? Aba bana twavugaga ibyabo byatangiye muri fiyansaye, gake gake ababyeyi babizamo inkwano ni nkeya, bongere ibi n'ibi muri kondisiyo zidashoboka, mukora ibi ibi n'ibi. Ababyeyi kuki abana twabafashe nk'ibicuruzwa? Utankwereye miliyoni n'izi umwana ntabwo umutwara. Umwana yizeye amashuri, umwana yagize atya n'arya, umukwe wanjye afite iki, ese runa umukobwa wawe yize, ese runa umuhungu ugiye gushaka afite akazi ki, akora he, afite inzu, afite iki? Nyamara naje nsanga ntabwo muri iyi minsi ibintu ari byo byubaka, kuko ibintu ntibishakwa. Uyu munsi iyo ufite amahoro ibintu biraza, ariko iyo adahari n'ibyo mufite biragenda, kubera yuko iyo utanyuzwe n'uwo muri kumwe, ubundi urugo ni abantu babiri. Ngiye niko nibonera, nicyo nshimangira. Mwe mwariye, mwe mutariye, mpamya ko urugo ari abantu babiri, umugabo n'umugore. Iyo mugize amahirwe y'Imana yabasekeye ikabahereza ku rubyaro, umugisha w'Imana, imbuto ziva mu nda y'abantu Imana itanga, biba ari irindi sumbwe rikomeye Imana ibibahaye. Ariko ubundi urugo ni umugore n'umugabo, muhari muhuje umutima, murubaka. Rero iyi si iradusajije wa mugani, abantu barasaze, abantu bararuwe n'ibintu byinshi. Umuntu aramara kugera mu rugo nta kintu mufite, mwari mukundanye mubayeho neza, mwagira ko mufatisha, umwe agahita abona undi ntacyo bakivugana, agahita abona ntabwo baberanye, mugashakana nta kintu mufite. Mwamara guhirwa mwagira utwo tuntu dutangiye kuzamuka, umugabo akabona umugore ntibagikwiranye, kishakira abana, umugore akabona umugabo ntibagikwiranye, akaba aragiye ashatse abandi bagabo. Ibyo byose biva kuki? Biva kuri kwa kutanyurwa, biva kuri kwa kutumva ko mwashakanye afite agaciro kuri wowe. Banza wumve ko mwashakanye afite agaciro, banza nujya guhitamo umuntu uzakubera inshuti kuruta uko agiye kukubera umugore. Banza uhitemo umuntu uzakubera inkoramutima, inshuti yawe ya bugufi, inshuti yawe y'amagara, wa wundi uzajya ukumbura aho uri, mu byo urimo byose ukumva uramukumbuye, ukumva uramutekereza, ukumva niwe muntu iyo muri kumwe uguwe neza. Ntabwo byoroshye muri iyi minsi, ntabwo byoroshye muri ubu buzima duhagazemo, ntabwo byoroshye iyi generasiyo dufite. Mana yanjye, ntabwo byoroshye. Isi twaye, isi ya none nk'uko ikiganiro kibivuga, isi ntabwo yoroheye umuryango. Satani yarahagurutse ku kintu kijyanye n'umuryango, gusenya n'ako kanya. Impamvu ni nyinshi, inzitizi ni nyinshi, ingo zirubakwa buri munsi, amakwe ni menshi, ariko kandi n'amadivorce ni menshi.
ndateke abacamanza bafite imanza nyinshi, abavoka bafite akazi kenshi muri iyi minsi. Mana yanjye, imanza ziriho nyinshi ni imbonezamubano, n'iz'abakaza gatanya za hato na hato, usanga bidafite impamvu zifatika, ahubwo ari kwa kuntu abantu biyangaje mu bintu bisa nkaho bitabarimo. Ni gute ngewe nshobora kubaka urugo mama akaza akambwira ngo ruvemo? Ni gute nshobora kubaka urugo undi muntu runaka akaza akambwira ngo ninduvemo ataragize uruhare rwo kurunjyanamo? Rero bantu munkurikiye inshuti zanjye, bantu mwubatse, bantu muri mu nzira zo kubaka, ninjye nawe dufite uruhare runini rwo kugira ngo twubake umuryango unejeje Imana, abazadukomokaho bazaba abahamya. Uyu munsi niba urugo rukunaniye uri umumama, rukakunanira uri umugabo, utekereza ko abari hanze b'urubyiruko bakwigiraho bizabagendekera bite? Utekereza ute ko abana uri mubyara ejo habo hameze hate? Nitwe dufite inshingano zo gukora umuryango muzima, nitwe dufite inshingano zo guhamya no guhagara tuvuga ko urugo rwiza rushoboka, nitwe dufite inshingano zo gushishikariza abantu gukundana kuruta gukunda ibintu. Gukunda hari abakunda ibyo umuntu afite kuruta gukunda we bwite. Kunda umuntu mbere y'uko ukunda icyo afite. Numara kumuhitamo ukamukunda, n'ibyo afite bizaza bigukurikiye. Numara kumuha umwanya muri wowe, n'ibyo afite bizaba ibyawe. Ariko mu gihe utaramuha agaciro, mu gihe utarumva yuko ukunda afite agaciro muri we, ngo wumve ari umuntu udasanzwe, wumve ari umuntu ugutigisa. Ubundi niba utarakunda umuntu ngo urare udasinziriye, niba utarakunda umuntu wumve ngo amahoro yawe yose ari muri we, nta hantu uri. Uwo muntu nushaka umwihorere kubana nawe, kuko umuntu utazumva unaniwe ngo wumve yakumara umubabaro, umuntu utazumva urushye ngo wumve yakuruhura, umuntu uzumva ushaka kuvuga ngo wumve wamuvugisha, umuntu uzumva ushaka kurelakisa ngo wumve wamwisanzura, uwo muntu nta kintu, nta kantu karimo. Umuntu utazasekera Mana yanjye, urugo muri iyi minsi, urugo ruragoye, urugo rufite ibibazo, rurugarijwe, Satani yararuhagurukiye. Ariko kandi ninjye nawe, ni twebwe ababyeyi bo kugira ngo abakiri bato bagire ingo nzima, ni twebwe abagabo bo kugira ngo abasore batarashaka bagire ingo nzima, ni twebwe abitwa ko turi abakristo dukwiye guhamiriza, tugahagarara kigabo, tukubaka ingo nzima, tukereka abantu ko kubaka bishoboka. Niduterera iyo tugaterera agati mu ryinyo, buri wese akirwanaho n'undi akirwanaho, mu minsi iza nta muryango turi bubone. Mu minsi iza turaba turi mu makontra, abantu babana amezi abiri bagikundanye, umuntu natangira kumva byanze avuga ati n'ubundi amezi ararangiye. Abantu bahane garanti nka kwa kundi ujya kugura telefone cyangwa computer bakakubwira ngo tuguhaye garanti y'amezi 7, 10, umwaka se, nubona byanze uzayitugarurire. Ndabona mu minsi iza natwe nitureba nabi, nitudasenga Imana ngo idushyigikire, urugo ruri buhinduke gutyo. Uzajya gushaka umukobwa ukava iwabo musinyanye imyaka muri bubane, yarangira ukavuga uti nimwakira ibyanyu, cyangwa se mukibwiriza ubwanyu mugatandukana kuko kontara irangiye. Ariko ntabwo wari wo mugambi w'Imana ku buzima bw'urugo. Imana yaremye umuryango uzabaho neza. Ni kwa kundi bavuga ngo umuhinzi yari ifite imbuto nziza, arasohora aratera, hanyuma bugorobye Satani arazana baminjagira mize, byisanga mu masaka haje mu rukungu. Imana umugambi yari ifite ku rugo ni mwiza, ariko haje kuba igihe Satani nawe arazanagamo. Ariyo mpamvu uyu munsi turi mu ngaruka z'uko ingo zisenyuka zitamaze iminsi. Ariyo mpamvu ingo zifite ibibazo bitandukanye kandi bituruka muri batwebwe ubwacu twaziyubakiye. Imana y'amahoro igumye kuba hagati muri twe, igumye kuturengera, igumye kubaka imiryango, igumye irengera umuryango w'umushuti wacu Vitar, igumye imuhe gukomera, imuhe gushikama,
igumye ibungabunge ingo z'abanyamakuru bagenzi bacu ba Joel numvishe babashyize mu majwi mana yanjye ba Plaisir barabavuga uko bishakiye ibintu byakaze ariko ku rwacu ruhande ntabwo twifuza yuko ari urwo na rumwe rw'umwe muri bagenzi bacu rwahungabana ruzize iki kintu ahubwo mwaba mama mwe baba bagabo barimo bavugwa mushyitse umutima mu nda mujye mushikama musenga Imana hanyuma ubundi mureke ibitambuka bitambuke mwubake ingo nzima duharanire kuba abavugizi beza b'Imana muri iyi si naho ibyo gusenyuka kw'ingo ziri hanze ahangaha Satani ntabwo aryamye ntabwo asinziriye aranaga buri munsi aranaga imbuto ze buri munsi aragenda aminjagira buri munsi aragenda ashakisha buri munsi aho yakwiba arashaka aho yanyaga kandi we kubwe inkuru nziza nuko byasakara ko runaka yasenye ntugire ngo we kuri waba yatwitse nkuko abana bajya babivuga kuri we abahiriwe iyo urugo rwawe rwananiranye iyo urugo rwasenyutse iyo watanye kuri we biba bishimishije ariko ku Mana ntabwo biba bishimishije niyo mpamvu nsaba kugira ngo wowe urambagiza utegure urugo kuruta uko utegura ubukwe we kureba ikimero ngo kigutware nahoze numva komenti z'abantu bavuga batari ko n'ubundi uyu mugore yamushatse bamubwira ko ari mwiza cyane batazabana none se tuvuge ko abagore beza batagomba kubana n'abagabo tuvuge yuko bakobwa muri beza mutagomba kubana n'abagabo kubera muri beza abandi bazabatwara ahubwo mwebwe beza ku mibiri mugomba kuba beza no ku mitima mu kubaka ingo nzima kuko wumvishe ari ikintu bihaye cyane kumubwira ko ashatse umugore mwiza Satani nako kantu yakuririraho akavaho abona intandaro yo gusenyesha umuntu urugo avuga ati n'ubundi babivuze kare yuko atazambana atazanshobora gute nyine atagushobora hari ibintu wiyiziho nawe rero bantu mushaka bantu mukirambagiza reka niba hari n'akantu wiyiziho hari ukuntu umuntu aba yiyiza abantu batamuzi hari n'ukuntu abantu baba bakuzi wowe utiyizi hari n'ukuntu uba wiyizi n'abantu nabo bakuzi ariko hari utuntu uba wiyizi uzi dushobora kuba defu niba ubizi ufite iyi ni impeshyi dufite ama invitation menshi ubaza ubukwe twenda gutaha wakumirwa ariko se ko turi 2023 ugira ngo 2025 zizaba zikiriho nizingaye ntabwo nziteze iminsi ariko kandi uko niko kuri kuzima mu ngo 10 zuba kushaka kuzasanga hasigaye nkenye izindi zose zararanye zijya hese ko zijya mwirangamimererwe kwandukuza umwe akasubira mu busiribateri undi agasubira mu busiribateri ariko ryazina ribi ry'uko warukandagiyemo uba wararifashe niba rero hari akantu wiyiziho ushaka kuvuga utaka gashaka kutazatuma nubaka hari utuntu umuntu aba yiza akavuga ati naho nagira ntaka kantu ndakiyiziho kazansenyera ndabizi neza wakaretse uriyangaje mu bintu udashobora wabona kazagusenyera kugira ngo wigere mu bintu utazashobora wabireka hakiri kare ntiwirirwe utakaza umwanya ntiwirirwe utakaza ubutunzi bwawe ntiwirirwe utesha abantu n'umwanya n'igihe ntiwirirwe ubatesha agaciro ngo uteshe ababyeyi agaciro ukitwa uwagumiwe kuruta uko wakwitwa igishubaziko Imana y'amahoro ijya iguma kubana natwe nifuza kugira urugo rwiza nifuza kugira urugo ruzima nifuza kuramba ariko niba hari ibintu binezeza ni ukubona ushaka ukabyara ukabona abushatse ukabyara barabyaye nabo barakuze barashatse ukagira abuzukuru ukagira abuzukuruza ugasazana n'uwo muri kumwe imvi zikaba uruyenzi ibintu biranezeza ukazitwa sogokuru na nyogokuru ariko iyo ndeba nsanga mu minsi iza nta generasiyo yo kubona abanyogokuru n'abasogokuru zaba ubuse mvuge ngo bizaba ari abana bo ku mubumbe wa mugani wa mugabo wigendeye ariko icyo nshaka kuvuga dusubize amaso inyuma twongere dusubire ku isoko twongere ducukumbure twongere ducencure dushyire ibintu ahabona tugosore ibidafite umumaro bivemo dukure inkumbi mu masaka
twubaka urugo ruzima ruzaramba, kuko ibi ndabivuga mbabaye, ntabwo nishimye. Ngiye mu kiganiro cy'umuryango muzabyumva kenshi, nkunda urugo, ntabwo ndi mu bantu bashatse batabitekerejeho, ntabwo ndi mu bantu bashatse bibatunguye, ndi mu bantu bashatse babishaka kandi n'ubu bagishaka kubaka. Imana y'amahoro mba nyisenga nkabibwira Imana, komeza umfatire amaboko, ibihiga abandi bihiga n'izacu zose, mbese ingo zose ziba ziri muri shadow bataille. Imana ijya igumye turengere, igumye turwanirira, kuko umuririmbyi yararirimbye aravuga ngo shimira Imana, ushimira Imana kubera ko yakurinze, kubera ko ibyatwaye abandi nawe byari kugutwara, ibisenyera abandi natwe byadusenyera. Ariko data wa twese mwiza wo mu ijuru ajya agumya duhagarare baturinde, ajya agumya turindira abagabo, natwe ajya agumya turinde, kubera yuko hagati yanjye n'umugabo wanjye ni twebwe bantu ba mbere. Amacumu yo hanze ashobora kuza ntagire icyo adutwara akadukomeretsa n'ibyo, ariko amacumu mabi nava hagati yanjye ajya ku mugabo, nava ku mugabo anzaho. Ayo rero niyo mabi. Ayo hanze wayihanganira mwafatanya mukayarwanya, ariko ayanyu hagati yanyu, ayo ngayo niyo mabi, kuko niyo apusa umwe amwigizayo undi amwigizayo, bityo bigashiguka ibintu byarenze inkombe. Rero bantu bankurikira, bantu mukunda ikiganiro cy'umuryango, reka mbinginge mbabwire ngo turushaho gusenga Imana idushyigikire. Ntabwo ntidukwiye kwishimira amakuba ya bagenzi bacu. Hari ababona ibintu byabaye bakabyinira ku rukoma, ukajya wavuga ngo nawe yajya yabona. Ntabwo nejejwe nuko ngewe barimo basenya, ahubwo birimo kumbabaza. Ntabwo binezeza habe namba, ntabwo turabo kwishimira. Nubona umuturanyi wawe apfushije, ujye urira, kuko nawe ejo ni wowe. Uyu munsi nubona umuturanyi wawe avugwa nabi, ntukishime, ujye ubabara. Ntukishimire gutariza mugenzi wawe, ntukishimire gushyushya inkuru za mugenzi wawe kandi zitari na nziza, kuko bajya bavuga ngo rusibiyeho ruzarengera kandi ruri abandi rutakwibagiwe. Umuvuga nabi uyu munsi, ejo nawe akakuvuga ukundi cyangwa ukavugwa n'abandi, kuko njya mvuga ngo hari ikizamuka iteka haba n'ikimanuka. Rero ntitukishimire amakuba y'abandi. Wowe hari abo ndimo mbona bishimiye inkuru z'isenyuka ry'urugo rwa runaka, abandi buririye ku rupfu rwa Chaine, binjirira urugo rwe baruvuga ibidahari n'ibyahe, bazana inkuru zidahari. Reka mbabwize ukuri mwa bantu mwe, bantu mwinjirira mu miryango mugasenya ingo z'abandi, mugashaka kuzanamo amakimbirane, muzabona ishyano. Reka mbibabwire, ntimukivange mu bintu bitabareba, ntimugashyushye inkuru z'abaturanyi, kandi koko na Bibiliya bivuga ngo azabona ishyano abantu bashyushye inkuru z'abandi. Ukavuga ikintu utahagazeho, ukagishinga hagati, ugashinja umuntu ibyaha, umwe ukamwemeza ubugoryi, ukamwemeza ubupfapfa, ukamwemeza iki. Reka mbabwize ukuri, biza Imana, imitima y'abantu ntabwo iringanira, ntabwo ikoze kimwe. Menya ibintu byawe bihagarareho, uhagarare ku kuri kwawe, urwane ishyaka ryawe, urwane no kuzamura ibendera ryawe, uvuga uti Uwiteka mpagararaho unshyigikire, kuko ururiye abandi ntabwo rukwibagiwe, rusibiyeho ruzarengera. Ubwire Imana uti ndwanaho umpagarareho, kuko aho yicaye uyu munsi nawe ejo wahicara. Igikombe arimo ahagazemo uyu munsi wagihagararamo, ariko Data wa twese abasha kuturengera no kudukingira tutagize uruhare. Ntabwo turi babandi bo kuvuga ngo usenyurwe umutiza umuro. Uyu munsi hari abantu barimo batiza umurindi ibintu, bashaka kwototera gusenya n'ingo z'abandi. Nimushaka mugarukiraho, kubera yuko ibi bintu ngewe sinzi. Ubundi haramutse habayemo ikintu cyo kwinjirwamo na leta n'urugero, cyangwa se hakazamo abashinzwe uburenganzira bw'umuryango bakinjira muri ibi bintu, hari abantu benshi babigenderamo. Gushyushya inkuru y'umuturanyi si byiza, kwishimira amakuba y'undi si byiza, ahubwo Bibiliya yarambwiye ngo babarana n'abababaye, kandi abishimye ubafashe kuririmba. Niba umuntu ababaye babarana nawe, niba ari mu kibazo rwana, niba udafite icyo umufashije ceceka, niba udafite icyo umumariye mu kibazo ari mu ceceka,
wimwongerera umusonga w'ibyoroga ngo urushe kongera umubabaro. Rero mu ngo dufite uyu munsi Imana igumye ihahagarare ihabe iturwanirire, ariko ndimo ngana ku musozo ni ukubabwira ngo urugo ntabwo ari ikintu gitegurwa gutyo gusa ngo kize nk'ikivejuru kikubitaho. Urugo rutegurwa kare, urugo rutegurwa muri fiyansaye. Urugo utarimo ubonera muri fiyansaye ntumbwire ngo uzarubona wamugejeje mu nzu. Urugo utarimo ubona, niba uhamagara umuntu ntakwitaba yakwitaba akakubwira nabi, niba umuntu akikubeshya akakubeshya muri fiyansaye, noneho niba urugeramo rwose si ukukubeshya gusa ahubwo nawe ubwawe nawe ntabwo uzaba umufite. Hari ibintu tubona ukagenda urenza amaso uvuga ngo bizoroha, nta koroha. Rero reka ibintu ubitangira ubizi kandi wiyangaje mu kintu uzi icyo ugiyemo. Reka imikino ntabwo iba ari betingi, ntabwo urugo ari betingi, kuko hari abashaka wagira ngo bari mu marushanwa, wagira ngo bari mu ipiganwa, ntumenye neza yuko nyuma y'iryo piganwa uzasigara agapira ari akawe uhangana nako. Mu muryango n'isi ya none ababyeyi bafite ibibazo uyu munsi, abagabo bafite ibibazo, urubyiruko rufite ibibazo, umuryango dufite uragana hehe? Abakobwa murimo gushaka ingo zo gukoza iki niba mujyamo mutiyangaje kubaka? Ese ko murimo kugenda mwabaze abantu, mukagenda mubara imitungo abagabo banyu bafite, mukagenda mubara amazu bafite, mukagenda mubara ama etaje bujuje, mubara amaposite y'akazi, iyo mugezeyo bya bintu nibikunde bibagendekera bite? Nukuguma gushakisha mpaka kugeza uguye aho biri. Ndashaka kugusaba ngo jyana umutima, wubaka urugo ufite umutima muzima. Ibintu bizaza, ibyo bindi bizaza, hitamo umuntu ibyo afite bizaza bigukurikiye. Ariko nuhitamo ibintu umuntu uzamubura. Hitamo umuntu ari we. Umuririmbyi niwe waririmbye ngo ibyo ntunze nanjye ubwanjye ni iby'uwo mucunguzi, yivugiraga Yesu. Rero nuhitamo umugabo ibyo afite ukamuhitamo umukunze nyakumukunda pani ibyo afite, nazazazana bya bindi. Nuhitamo umukobwa ukamukunda urukundo nyarwo, nawe agukunda, mugahuza mugakundana, ibyo umwe afite bizaba iby'undi. Kubera ko niba tuvuga ngo tuzabana muri byose, bivuga ngo muri byose nta na kimwe kivuyemo, ni ibyanjye ni ibyawe. Atari bya bintu byo kujya gusinya ngo ubanze umbwire ngo ariko ngo mbere yuko dusinya ivangamutungo risesuye ubundi duhere ku ufite amafaranga angahe kuri konti, ufite ibibanza bingahe, ufite inzu zingahe zubatse he, tubanze duhereho. Ntabwo ari ibyo nshuti zanjye. Ngana ku musozo nagira ngo mbabwire ngo nitwe dufite uruhare runini rwo kugira ngo tugire imiryango mizima itarangwamo amakimbirane, itarangwamo umwiryane, itarangwamo amatiku, itarangwamo gatanya, itarangwamo kwiyahura, itarangwamo kwicana. Abantu baricana bamaze gushakana, ukumva umugore yiyahuye, ukumva umugabo yiyahuye, abantu bimanika kubera iki? Abandi baterura ibyabo bakagenda, ukumva ngo umugabo yataye urugo yahukanye kubera iki? Kuki abagore bati ngo bakagenda kubera iki? Ni ibyo byose ntabwo nje mbishyigikiye. Abo byabayeho mwihangane, ariko abo bitaraba muracyafite amahirwe yo kubirinda. N'abarimo gutegura kubaka muracyafite amahirwe yo kugira ngo muzagire ingo nzima. Imana ibashyigikire kuri Evangélisez le Monde. Imana y'amahoro ijye ibaha umugisha kubwo kudushyigikira, kubwo kutuganiriza, kuduha ibitekerezo byanyu. Iki ni ikiganiro umuryango n'isi ya none, ni njyewe nawe dufite uruhare rwo kugira ngo umuryango w'uyu munsi ube muzima. Imana y'amahoro nibaha umugisha. Murakoze cyane.